Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo burakangurira abaturage kwihutisha kwishyura ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli de sante mbere y'uko igihembwe cy'ihinga cya 2027 gitangira. Kugeza ubu mu bantu barenga 529 bagomba kwishyura ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli de sante muri aka karere, abamaze gutanga imisanzu ni 287 gusa, bingana na 57.48%. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard avuga ko kwivuza udafite mituweli bihenze cyane kurusha amafaranga umuntu yishyura bitewe n'icyiciro arimo. Asobanura ko ubuyobozi bwakomeje gusobanurira abaturage impinduka zakozwe muri mituweli de sante ndetse n'abumva barashyizwe mu byiciro bidahuye n'ubushobozi bwabo bakaba bafite uburenganzira bwo kujurira. Nubwo bimeze bityo, bamwe mu baturage bavuga ko hakiri ikibazo muri sisiteme imibereho, mu gihe abandi bagaragaza ko batarasobanukirwa neza uburyo bushya bwo kwishyura mituweli. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga ko bufite icyizere ko mbere y'ukwezi kwa Kanama kurangira nibura 90% by'abaturage bazaba bamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli de sante. Intego nuko abaturage bazinjira mu gihembwe cy'ihinga bafite ubwishingizi bw'ubuzima kugira ngo uwahura n'uburwayi abashe kwivuza adahungabanyijwe n'ikiguzi cy'ubuvuzi.